Ndagushimiye wakoze subscribe ukaba tubana no kwiberwa TV. Muri Imana akomeze kubana nawe. Nje kugusobanura izina rya Sylvie. Izina Sylvie ni izina ry'umuntu ukunda kubara inkuru. Izina Sylvie ni izina rihabwa umwana w'umukobwa. Rifite inkomoko mu rurimi rw'Ikilatini. Ku izina rikomoka ku izina rya Sylvia risobanuye ukomoka ku ishyamba. Bimwe mu biranga ba Sylvia akunda kubara inkuru, gutanga ibitekerezo, imigani. Ibyo bigatuma akunda kuba ari kumwe n'abandi ngo abaganirize. Sylvia kandi akunda ibintu bijyanye no kuvuga, nko kuba umwarimu w'abana bato, umujyanama w'imitekerereze, umuhuzabikorwa ushinzwe imibereho myiza, gusemura no guhuza abantu n'ibindi. Sylvia ni umuntu woroshya ubuzima kandi akunda kugerageza kwisanisha n'abandi bari kumwe mu buryo bworoshye. Ni umuntu ukunda kuba umunyakuri, ntabwo ari wa muntu uca hirya no hino igihe icyo ashaka kukubwira yabonye uri murenganya abandi ntabwo ajya abyimenya. Kandi ikindi Sylvia wamumenyaho ni uko nubwo ahora aseka agakunda ubuzima bworoshye, iyo umukoshereje cyangwa umukoreye amakosa ukamutenguha amera nk'intare akagukankamira. Ni umuntu uhora ari inoze. Ikindi wamenya kuri Sylvia ni umuntu uzwiho kwiyitaho, kwambara neza, kwirimbisha, akunda ubuzima bworoshye. Ikindi wamenya kuri Sylvia ni umuntu wanga gusaba ubufasha niyo byaba bisaba kuvunika cyangwa kubitindaho. Akora uko ashoboye ariko akagera ku cyo yiyemeje nawe wagikesha. Uwo ni umuntu witwa Sylvia. Ndagushimiye. Niba wakunze iyi video ndagusabye ngo ukore subscribe, like na comment, ni iby'agaciro kuri njyewe. Murakoze cyane.